nibyagaragaye ko igipimo cy'ubumwe bw'abanyarwanda bugenda buzamuka. Natunguwe no gusanga imibare y'urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga mu kurwanya bene aba bantu bapostinga ibyo bintu ari ruke cyane. Ni nayo mpamvu ngira ngo wenda mbaze Winnie atubwire usanzwe ukoresha imbuga nkoranyambaga motivation iva hehe. Ndabyumva ushobora kuba mfite abandi bantu bakuru kuri njyewe babikora, uruhare rwanjye ni uruhi, kubera iki ngomba kubikora? Ushobora kuba ufite ibyo ukunda, birumvikana, ukunda music, ukunda entertainment, ukunda movies, you can talk about that, ariko nanone ukagaruka kuri side y'igihugu cyawe. Impamvu uri kwenjoyinga ibyo byose ni ukwera yuko ufite umutekano. Motivation iva kwanga gusubira inyuma, ahubwo noneho tugafasha bubatse ibyo dufite uyu munsi, tukana uko kubafasha cyangwa se gushyiraho itafari ryacu bikagaragarira no ku mbuga turiho. So ntitukitinye, ntitukumve turi bato, ahubwo twumve yuko turi abantu bakomeye dukora n'ibikomeye. Ndagira ngo mbaze urege, ndibaza ko turi urubyiruko rurangije segonderi kandi ko tugiye gushaka akazi. Uyu munsi umuntu atwegereye akazi akakubwira ati ngiye nzaguha amafaranga, icyo usabwa ni ukuzana engagement Winnie yavugaga, retweet, repost, tag and everything, sibyo? Ufungure anonymous account itariho amazina yawe, wowe ujye ubikora nta muntu uzabimenya. Watubwira iki nk'urubyiruko ruri aha ngaha, twakwitwara gute muri iyo situation? Icyo kibazo kuba kibajijwe so kuvuga ngo ntabwo bihari, birahari, kuko hari n'abajene bahabwa amafaranga kugira ngo babikore. Ngafungura anonymous account biranagoye kubikubuza. Ariko noneho tugaruke kuri ya conviction, niho nanaganisha igisubizo kuri ya conviction. So u Rwanda murebe uyu munsi nkuko nigeze kubikomozaho, nta His Excellency ajya bivuga, yakunda no kubigarukaho muri speeches ze, nta kure habaho habaho u Rwanda rutageze. So u Rwanda at one point rwarapfuye, gupfa nyine, gupfa completely. That's how it was. Sinuyumvisha ukuntu uyu munsi umujene yagira umutima wo kuvuga ngo ngiye kwakira amafaranga kugira ngo nge ntanga amakuru ajya akoreshwa mu kongera gusenya igihugu. Inama nakugira nka mukuru wawe, icyambere ayo mafaranga none ayarya ntabwo uzayarya uri comfortable, uzayarya kurega nawe umutima wawe kurega, kuko uzaba uri kugurisha roho yawe, cyangwa se you will be selling your soul. Ese ngo wabigenza gute ubundi iyo bigenze gutyo? So either you can block that account, you can report that account, kuko no kuyireportinga nabyo birakunda, ariko ubwo bushobozi burahari, kuko ibyo ngibyo n'ubundi we no kukugusha mu cyaha cyangwa kugukoresha icyaha. Ariko inama nakugira rwose, don't be attracted n'iyo gain yo kumva ngo ugiye kubona amafaranga biciye muri izo nzira.